mama cyane rwose igitekerezo mwagize ni cyiza. Imana ibaha umugisha kuba mwantekerejeho. Ni ukuri pe ndagushimiye. Nari nzi ko ugaruka turwana ariko urakoze cyane. Urakoze. Bayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye kuri Keza TV Show, ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwese tubana umunsi ku wundi, kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza ndetse muri amahoro. Natwe turaho, ndetse nawe wakoze subscribe ndagushimira by'umwihariko. Nawe utayikora ngo saba ko wayikora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi. Ndi kumwe n'ababyeyi babiri n'abamama babiri turi kumwe tugiye kuganira. Murabazi nagaruka bwa mbere tuganiriye, nagira ngo mbanze mbahe ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Muri iyi minsi utuje. None se wabigenza gute? Ngomba gutuza. Wahisemo kwiyakira. Oya, none se ugira ngo niyo nta kwiyakira se cyangwa ntago ibintu byose wagenda usakuza mu muhanda cyangwa wicaye ngo usakuze. Burya ni ikibazo gihari gikemurirwa aho kiri. Cyangwa se aho cyabereye. Ntago ngenda gutya cyangwa ngenda nicaye hano wahita ubona ko ibibazo umuntu aba bifite mu mutima ariko agatuza. Waye kaze nawe mama. Kumbona warangaye. Murakoze. Meze neza. Urakomeye. Ndakomeye. Uyu munsi ndabona noneho nawe utuje. Muri iyi minsi ko hari igihe ugurukana abantu wisubiyeho. Oya, nisubiyeho ntabwo bizongera. Cyangwa biterwa n'ibihe. Meze neza. Nawe ugira igihe nka Kayose. Ye bizahoraho. Oya ndari ntagurukana abantu bose biterwa hari n'uwo bahuye. Biterwa n'uwo bahuye, noneho ndabona umunsi utuje umenya tujye kuganira nk'ababyeyi noneho byiyubashye. Genda nasenga cyane buriya. Bose sengera he? Sengera muri ADPR. Bose kuki nta muntu wosengera nawe na ADPR. Kubera agasatsi kawe karabigaragaza. Oya. Nagira ngo tuganire rero, mwese muri ababyeyi, muri abamama. Muzi muri iyi minsi nyine ibintu by'ingo biragoye. Cyane nawe urabizi. Ndabizi cyane. Wowe uri mu bintu byinshi birenze kwemera. Urajya mugasinzira. Ntago ubwo se wasinzira gute? Ntago wasinzira kuko ni nk'urugamba umuntu aba ariho. Ikindi kikaza. Ikindi cyava ikindi kikaza. Byose nyine urumva ko byampuriyeho. Ariko nyine ntako ni nabigenza. Nzagomera bakomeze banzunguza. Buri gihe nikigera ukuri kuzajya hagaragara. Hanyuma uyu mubyeyi rero yifuje ko muganira. Ese urongeye umpuza nawe kandi uzi ibyabaye ushize Keza. Urabizi twari kumwe. N'amahoro turi mu mishyikirano. Oya, n'amahoro. Turashaka kujya inama. Sibyo? Oya, ubwoba turashaka kujya inama nziza, nta kibazo turaganira neza. Naringize ngo mwongeye kumpamagara induru nk'iz'ubushize. Ya, nta nduru. Ni amahoro gusa. Ni amahoro nawe yarahari. None se wemeye ko noneho aje kundeba ngo tujyane iwawe. Dore nguyu nakubwiye. Ikintu ngomba kukubwira, Kayusi yaje kudusura mu rugo. Nako twamutumiye mu rugo. Tumubaza iby'umwana. Yaraduciyemo kabiri. Umwana yamuhakanye. Aramutsembera ngo ntabyara, ngo ntaryamana n'abagore ngo aryamana n'abagabo. Niko yatubwiye. Ariko buriya Kayusi ikintu cyamuteye biriya muzarebe neza hatazaba hari umuntu wamugiriye nabi yenda akamuroga ibisazi mu mutwe, kuko Kayusi ntabwo mbona yuzuye mu bwonko. Gusa njyewe kumenya Kayusi ko ari umutinganyi nta nubwo na n'ubu nyibyizera, kuko Kayusi yavuye mu rugo tubona ari umwana muzima bisanzwe. Nese se nkuko amakanira kandi twarahuye ari umugabo usa. Ariko niba ari umutinganyi nanjye mubona kuriya ntabwo mbizi niba ari umutinganyi. Urumva icyo umuntu yivugira nicyo wakira. Kuko umuntu ntiyakwituka, umuntu ntiyakwibeshyira. Nubwo umuntu yakwiyanga ntiyakwenga ku buryo abeshya. Niba umuntu yivugira ati njyewe ndiwe twahindura iki nk'abantu. Impamvu ugiye ntabyemera ni uko nahuye nawe atariwe. Ahubwo namubona ameze kurira nkibaza ikintu cyatumye akora biriya kandi atari ko yari ameze. Icyo ni ikibazo. Yego. Urumva ko atari ku muntu. Yego. Natwe twamenye ari kuri yameze, turumva twamenye nyuma yawe. Yego. Kumugura wenda mutabyara. Twamenye nyuma yawe. Noneho twebwe nyine ubwo urumva ntacyo tuzi ngo ni wowe muzi. Ahubwo wowe ndumva umuzi bihagije. None ikindi ko umwana yamwihakanye
biragenda gute? none se ubundi ko umwana mufite ariko mwari mwifuje kumufasha. Rero ikiza nabonye yamwemera yamwihakana ibyo ntabwo bitureba. turajyana Njye nawe turarera tu- umwana Eh, tugufashe bisanzwe, tugufashe nyine aho uri hose tujye tugufasha, icyo ukeneye tubwire, kuko n'ubundi n'abantu bahandi umuntu arabafasha, twebwe turamufasha tutitaye ngo ni uwacu cyangwa si uwacu, ibyo ntabwo erega mama bitureba. we ntabwo Kayusi iwanyu simpazi uriya ni ikirumbo yaratunaniye, iwanyu simpazi turamwihorera, gusa yavuze ngo nukomeza kubivuga ngo azajya no kumupimisha, nta kibazo ngo uzane n'amafishi y'umwana, ngo amafaranga niwe Ye uzayatanga. nta kibazo koko umva Kayusi iwanyu simpazi twahuye kuri aho nakoreraga nabikubwiye bivuge ngo rero Kayusi sinaba mwifuzaho umwana kumushyiraho umwana umva si umuzungu ni igikara nkanjye nta mafaranga yaje afite ngo mvuge ko ariyo nkurikiye ariko se mwaryamanye yambara biriya bintu? wowe kandi nkubwire ko yambaraga ipantaro n'ishati n'inkweto zisanzwe nyine biriya nanjye nabibonye nyuma ku uyu munyamakuru aribwo nasabaga ngo nkuze nawe nari naramubuze. Mwana we uzi ko wahuritse pe. Ntabwo rwose biriya bintu yari abifite Nanjye kugira ngo menye Keza nabonye ikiganiro cye umugore umukunda kandi nzi ko nanjye ntenda kantererana ubwo saba kuba nahura nande na Kayusi nkanahura n'uwo mugore urumva niho nanjye nabiboneye ntabwo nari nzi ko byamugendekeye. Rero icyo twifuje umwana agomba kuza mu rugo uriya ni ikirara tukamufasha nyine nanjye turajyana. oya ntabwo tujyana. Murajyana umwana wenyine ikibazo kamutwara umwana nako ntabwo byakunda. Rero wa mubyeyi waduhaye umwana koko ni ukuri ndakwingize nanjye twaranye na nyina njyewe ko ntacyo mbagoyeho ntago inywa inzoga niyo nazinywa nanywa imufite ubwo urutoki ni urugero ariko ntabwo nywa inzoga ku buryo rero munjyanye nkarera umwana mbegereye nawe mumureba hari ikibazo. none kumutandukanya na nyina abagiye kumererwa nabi. oya ntabwo byakunda umwana wose ibere gukura umwana yava ariko hari impamvu igaragara nyina arwaye cyangwa hari ikindi kibazo cyabaye none baze kuvuga ngo ntanze umwana ese ubwo urumva najya mu buriri undi wajyamenye na Kayusi waripimishije nipimisha iki inda se none se umva rero bwipimishe mbere ntanda mfite wipimisha ari uko indi uyifite nyine hari ukuntu ujya kwipimisha kwa muganga bakandika ise w'umwana no mu gitabo cy'amavuko aho yavukiye handitseho amazina. oya ubu ikintu kiriho uripimisha ariko ntago ubu ngubu bari kwandika ku mafishi ngewe niyo nari mfite ntago banditse hose banditseho amazina yanjye bandika igihe indi ifite n'igihe nayitwaye n'igihe nzabyarira ahubwo hano mu irangamimerere nibwo bandika se w'umwana nyine uvuga amazina ya mama uvuga amazina ya mama wawe hanyuma ukavuga n'amazina y'uwo wabyaranye nawe sinzi uko wabigenza mu ntuze yawe niwe none se navuga nde wundi atariwe umwana baruye kuri papa we n'uwo kandi ari kubyihakana. erega wa mubyeyi we ni bya bindi ngo umuntu ntamenye uko bigenda uriya muhungu yavuye iwanyu atameze kuriya none nanjye namubonye ameze kuriya kandi twahuye ari umuntu muzima sibyo kugira ngo yemere ko ari byo ngo uzavuga amazina ye yombi nurangiza ngo nazane ngo ifishi yo kwa muganga. ntabwo bari gutanga ifishi noneho ntabwo bari gutanga amafishi uragenda uba ufite kano kantuze kano gapapuro wamubyariyeho ubundi n'igihe cyo gukingiza basigaye baguhamagara kuri telefone bakakubwira itariki usubiraho nta mafishi ariho. twebwe rero kubera twabyaye kera amafishi yaraza nanjye beti wanjye ifishi ndayifite ariko ubu uzanabaze n'abandi nta fishi ziri ntayo uzabaze n'abandi yemeye yuko ngo yatanga amafaranga ngo mugapima amaraso ntacyo bitwaye urabyemera se aho kugira ngo yabyangira iki se nabyanga
ntago nabyanga. naramubwiye sawa kugira ngo utaba amafaranga ko ari menshi. Njye ntago nabyanga kuko Kayose nakubwiye ngo twamenyanye njye nkora nta kintu muziho na kimwe, nta na fanta yigeze angurira, nta kintu mukurikiyeho rero kuba navanga umwana n'uwe nta kindi mukurikiyeho, nta nzu nta mafaranga ndumva gusa nagira ngo amenye umwana nka papa we, niba rero byanga umwana wanjye nzamurera. yaravuze ngo umukurikiyeho ibintu Ntabyo nzige, ntabyo nzi. natwe wivuga ngo uzarera umwana wenyine, natwe ishyiremo ko natwe duhari, Ikibazo tuzafatanya. gihari uri muri kumbwira ngo murashaka umwana mu mutware abeho neza mu murere mu ese ko mwite. umwana ari we ushaka ubufasha. Ariko njye ndi mama we mu byumve, ntabwo nakwicukuruza umwana ngo mutange. Ese nkawe ari wowe uri umumama warabyaye, papa w'umwana akwangiye umwana kandi urabizi bibaho, suriya bibayeho gusa buri wese biterwa n'ibyo baramuhakana bakamwanga. Nawe wahita bakubwiye ngo zana umwana, wamukura kubera ukamubahereza, ishyira mu kigero cyanjye. nanone ni ikibazo gusa ndabyumvikanaho n'umuryango, turebe icyo twakora. umufashiriza aho ari. Gusa icyo twakora n'ubundi twagufasha, n'ubundi nta n'ikindi kizakorwa ni ukugufasha. Ntabwo twafata akana nka karanga, umwana ni umugisha mu rugo. Ariko nimunabyumvikanaho muzumvikane kutamutwara kuko byo ntago namubaho. Oya, ubundi iyo wemeye ikintu uracyemera nyine cyose, niba mwagane mukemeza ko umwana Ese ubundi binakunze wakumva ko twagufashiriza aho uri. njyewe nta kibazo, nimubyumvikana njyewe nzagumaho nibereye Mu bintu mumfashiriza. bikugoye se twagufashamo ni nk'ibihe bikugoye. None se reka nkubwire, nawe urabizi ubuzima umuntu aba arimo ni ubuzima busanzwe, umuntu akenera buri kimwe cyose. Ariko nawe utakwicara gusa ngo utegereze ko bagusaba, nawe ugomba Njyewe guhaguruka. ntabwo nabasabye rega, nta nubwo nabasabye, niba bitanakunda nabwo mwabyihorera. Oya tuzabikora. Oya Reka numvikane n'imiryango. oya, njye ntago ngiye kuvuga ngo bazamfashe iki. Niba umuntu avuga ngo ntago gusaba, njye sinzi bo icyo bumva bazafata umwanzuro, bazafasha umwana, bazambwira ati ni nta wanga icyo ahawe mwakwishyura iyo nzu kwego mwebwe nimwe muzafata ati tuzakora iki, muba mwebwe mukimbwira, mwagura amata nimwe muzabimbwe, njye ntago nabategeka. utanga uko ufite kuko ntago abategeka imbere. Reka nzumvikane n'umuryango, ubutaha tuzaguha igisubizo. ufite amafaranga yavuze ngo afite amafaranga turi kumwe. Karayafite. None se niba yafite Ariko yapfusha ubusa. nyine arayafata nk'uko yafashe ibyo byanjye Ego. nari ndimo, ubwo nibyo yihinduyemo ibyo. Umuheruka ryari? Urazi ukuntu namubonye? Yasigaye Bya bintu yaka. bitendera aha. Ibiki Nge imisatsi yarahinduye. Ego ko mana yanjye reba bira bintu byose amafaranga bitwara. Nyine ni ikibazo, nyine amafaranga arashaka kugira ngo akomeze ajye agenda abone amafaranga menshi akoresheje ibyo yigira. ariko ntacyo ayamara. Ariko nta kamara amaze. niba amafaranga atarera umwana akaba niba basi atanankeneye ngo abe yashaka n'undi mugore amushyire mu rugo hanyuma byare, ibyo si ibyo ni Ese bira bintu bakora n'ibihari urukora? Niba kuko babikora. biriya byiki by'abatinganyi se, njye nta kintu mbizi by'abatinganyi, numvise ngo batinganye ariko sinzi uburyo bwoko bwabo. ariko Simbuzi. yarabikoze ngo ahura ngo n'abandi bagabo ngo bagenzi babo ngo akaba umugore ngo n'umugabo. Ariko noneho mana yanjye. umubyeyi hari aho uzi umugabo aryamana n'undi mugabo Nge byo bintu ntabyo. ariko n'abakobwa bakaba baryamana ari ariko ni abadayimoni keza, ni abazimu nibo bateye, nyine nibo ni situbishima abazimu. ariko byo birahari. ariko ubundi genzi ko akenshi abikora kenshi babikora kubera wenda ubuzima, bazi ko bari bubishyure, bazi ko hari amafaranga byura bari bubahe. Ese yavuye mu rugo yabuze iki? we nta mafaranga akeneye Kayose, we ngo ni ukwishima. Ngaho kwishimisha. ibaze ibyishimo bivuye hese, Ese bira n'ibyishimo. yararwaye mu mutwe, ubwo nicyo umusazi. twabimenya, Mana. yarasaze keza. Reka nze tuzajya gusaba icyifuzo dusenge cyane. Oya na nyuma muzamukurikirane ajye kwa muganga, mureko nta kibazo afite kiri gutuma akora ibintu nka biriya. Ntabwo ari gusa Oya, sinzi oya. umudayimoni watugendereye pe. Ntabwo ari muzima, ariko mba mbona nanjye none akaba yarahisemo ubutinganyi se ngo bimufashe iki? Wabona umuntu umeze kuri ugena mu muhanda atari abadayimoni. Ega ntago hari ukuntu umuntu aba afite akabazo ariko atari ukwiruka. Ntabwo abantu bose, ntabwo umuntu wese ufite ikibazo yirukanka mu misozi. Oya, hari igihe aba ari muzima ari mu rugo nta kibazo, ariko mu bwonko karasose. Uko wumvishe hari ikiganiro twaganiye ko n'uyu mubyeyi arapfukama amusaba imbabazi, sibyo? Ati, Noneho "Sinzongera yaciye rwose." bugufi.
none se kuki utahavuye umubwiye ko atazongera kwambara biriya bintu na biriya bintu yikoze basi. yego ko wabimubuza se ntabwo wabimubuza kereka imana yonyine n'amasengesho menshi bivuze ko wakugira ntago nyine ahubwo ari kubigeza ku rundi rwego ariko icyo mbona umwana iyo wamubyaye umwana ari uwawe ntiwamuta ntiwamuzana Jewe umva ntiwamuca mu muryango icyo mbona mu mwemere ababyeyi b'abamama baravunika cyane. Icyo nicyo nabasha kuvuga niyo batamufasha keza waravunitse bihagije jewe umwana wanjye nzamura kandi akure hariho n'igihe nzamuzana yarakuze kandi mumubone mugire gute ariko umwana jewe niyemeje kuvuga ngo naramubyaye nzamurera buri kimwe cyose narakikoreye ubwo n'ibindi nakomezanya n'ibyo. oya tuzagufasha ntiwarinda ujya ntabwo uzarinda kongera kuvunika duhari uriya mwihorere winamurambirizaho natwe buriya twarahebye kereka imana yonyine kuba mwatekereje gutyo byaba ari byiza ariko ni ukuri mwagize umutima wa kimuntu ariko nimunatekereza ntimwongere kuvuga ngo ndamubaha mugende mwicara ubwanyu muganire muvuge tuti umwana ntawe nabaha mubimenye ntawe ntabwo wamubaha kuko n'abagenda bibabwire ko ntamubaha baramushaka ariko ntabwo byakunda ubicire nk'umuryango ikintu gufasha umuntu burya biba byoroshye kuko ntabwo umuha icyo ufite mushaka kuvuga muti ku kwezi buri kwezi turatuguha 10,000 n'urugero ntanze numvise ngo muri abatunzi murakize niko mwatubwiye ni mwabyivugiye ubwo n'urugero mvuze ni ibyo twakora nitwe bizava mu nama zacu yego ubwo mukavuga ati umuntu wajya kuvuga uko umuntu yafasha umuntu ni kwinshi ni uburyo bwinshi ariko nyine nanjye nakwibusaga ngo nibajya kuvuga ngo umwana bakibitsimba rero ngo mumutware uzababwire ko bidashoboka ahubwo kugira ngo mubake umva sinzi mwabisubika ibyo kugira ngo mumutware mumfashe mwabireka reka tuzumve icyo umuryango wemeza ushobora kwemeza kuza mu rugo cyangwa se ukagufashiriza aho uri byose birashoboka hanyuma Kayusi mu muryango byarangiye mumwemeye nyine kumutunze kuri iyi Kayuzi tuzamutunga kuri none se kari ikigo cyacu wakijugunya se wamushyira hehe ubu murabyeyi baravuga ngo ubye ikibazo arakirikata nta nicyo mwakora asigaye agira amahane murahura akagutuka ibitutsi bitabaho yanagukubita uriya yaza akanagutwikiraho neza rero avuga yatukana n'ukuntu ari muzi nkavuga nti umenya afite akabazo ariko ni umwana wacu aho yajya hose ni umwana wacu tugomba kumwakira uko ari ni ukwihangana ni umwana wacu ngo ubyaye ikibazo arakirigata oya ni ukuri niba ukakubwira ngo urinsibika yewe umva ibitutsa ntuka ni agahomamunwa yewe mana we gusa keza kuba ari wampamagaye urakoze nari ngiye kuvuga ngo niba hagiye kongera kuba intambara izabaye narazibonye nari guhita nigendera nta ntambara ubwo twahora mu ntambara koko ikosa ribaho imbabazi zigatangwa ubuzima bukaba bwiza ariko kuba yarwanira Kayusi ni umusore aho azajya hose ntimuri kumwe ni ukuvuga ngo hashobora no kuzaboneka n'undi ariko uriya nanone ntawamutera ibuye ndeba kuko ni umwana wacu oye rega ese umwana nari mvuze ikintu kibi koko ntabwo nari mvuze ikintu kibi ahubwo mwebwe mwabyakiriye nabi kandi buriya reka nkubwire baciye umugani ngo urukundo rujyaho rushaka cyangwa urukundo ni impumyi Kayusi niba yaranaje atanankundaga afite ibindi yarakurikiye kuko byari bihari aragenda ubwo nyine yakunze bya bintu abonye bishize cyangwa se uburyo yapangaga bishyikiriye aragenda kimwe nuko nabire yakoze yabipokoze hari ikintu gitumye byinjiramo ubwo rero ntago giye mwanshyira mu gatebo kandi nge nta kosa mfite oya nta kosa ufite ndabizi ko nta kosa ufite kubera ko niyo mitungo bari kuvuga ko n'umwana wacu uzamubabarire nise ko nawe atari we Yesu wabarira se yakubabarira uzabana napfukamisha bamusaba imbabazi arangiza akabwira ngo ni insibika ngo barapfukamira uzi kuna gusebya arasebanya cyane umusabye imbabazi leta kwese uranze imbabazi ndima uzababarira umwana wacu buriya nakundi ni kuriya nyine tuzajya tumufata mwebwe ariko ntabwo byakora kwitwa ko ari papa ntabwo bizakora ko ari papa we kuko ariko ntabwo tubyitayeho
ikizima. buriya yarangije kurumba ni bya bindi bavuga ngo umwana kunanira kubireba ntugire icyo umukoraho buriya nawe yarananiranye byararangiye kare kuriya n'umugabo nta kintu wamukorera uriya ni ukuvuga ngo umwanzuro yihitiyemo wo kuvuga ngo ndaba muri ubu buzima nubwo nyine abashaka nk'umuryango uraguma uko muhuye ukagatambikamo ibi bintu waretse yego oya buriya twagize amahirwe tubasha kubonana nawe reka tutegereze turebe ko imana ari ikizakora yongere ituhuze nawe gake gake buriya nabwo tuzamugira inama wenda agenda byumva wenda abe wenda yabireka avuga ati mbivuyemo uramuhamagara uti se kayi umeze ute uri hehe umeze ute nyine akumva ko kongera kumuhamagara oya ntago nakongera rwose njye buriya nabonye isomo yego ariko nta nubwo mwitsindagira kuko sinshaka ngo mbane nawe oya burya iyo umuntu yitsindagira ku muntu aba avuga ati ngwino tubane ku ngufu oya ntabwo ariko bimeze icyo tuvuze ni uko duterana nk'imiryango tukareba icyo twakora yego uriya ni umuhungu wacu nta kuri afite ariko twebwe tugomba kubikora ariko icyo atatekereza namwe mwagitekereza gusa yavuze ko ngo azajya gupimisha ngo ni 200 azabitanga azayatanga 200 se arayafite buriya urazi furesheri yari afite bafite amafaranga ngafite ayakura hese ubwora abantu bo hanze ngo bamwohereza amafaranga niba atari umunwa kuko umuntu 200 ariko uzi ku kintu ubwawe wikoreye nta nubwo akagomye none se ubundi ndatanga agasanga ari byo bizaba bimumariye iki koko kazaba kuriya ni ugusereganya imigeri mw'abantu mwe nibyaye ngo nta upfa adasambye oya ariko reka tumureka azabikore hari ikibazo azabikore n'ubundi twanwingiye oya nta kibazo ayo azabikore mafaranga yihorere tuyafashisha umwana arabyanga arashaka kuyajugunya mwihore mureka bikore nta kibazo nta kibazo nta kibazo rwose azabikore nta kibazo izo nduru zivaho ngaho izo mpaka mushobora kuzamuhamagara akavuga ko nta mafaranga afite cyonzi ntimuzabyumva nabihakana kandi yabyemeye azavuga ko nta mafaranga afite kuko nabihakana n'ubundi azaba atsinzwe simbizi uko muzabifata mwe n'ubundi azaba atsinzwe turimo kugana ku musozo rero mama nicyo twifuza kugira ngo kubwira ushimire uyu mumama cyane cyane rwose igitekerezo mwagize ni cyiza imana ibaho umugisha imana ibaho umugisha kuba mwantekerejeho ni ukuri pe ndagushimiye nari nzi ko ugaruka turwana ariko urakoze cyane urakoze mama imana iguha umugisha nawe kandi kurinde yego reka dusubizane ikiganiro ubona ko dusoje mu bwiyunge bwinshi cyane twizere ko ibintu bizakomeza gutyo nta bintu tuzongera kuzana ibintu byo gusara no gusara wapi tuzakomeza twitonze gutya reka dusoze mu kiganiro